Rwose umeze fresh kutishimye mwana. Kabisa. Nta kibazo mfite. Rwose. Uri mu kazi. Ni kose. Banakarangije. Burashete zimeze bye. Nukuzicoma bye. Kabahere zimeze ukuntu. None se minigiste yo ni ministère ikora iki? Minigiste. Namenye icyo ikora. Jisite ravance foferi gudu ayimugoyingi gahoromani kabonero English. ayimugoyingi guriro hafi ya leta. Akanywe na president. Icyo wamusaba. Ewe gawe nahita mubwira ibyifuzo byanje byose kugeza ku ndunduru. Ubwo mbwira mva rero musasi. Ndumva njyewe naje ndagenda nkandagiye neza. Ni fieri ryanjye. Icyo ni cyifuzo. Ni cyifuzo kuko ntago namubwira ngo mpindege ntashobora kuyitwara. Namwaka moto. Nico cyifuzo cyane. Wamusaba iki? Namusaba Amadovize. Wamusaba? Amadovize. Amanyarwanda. Niba ngo uhita umwisabira amafaranga. None. Angahe nibura? Amafaranga gampaza njyewe mpaka mpfuye. Namusaba ubundi ampaye miliyoni 20 najanizo kanaje kwifuza. Uzi ufite abana bangahe? Ewe we naraboneje. Unako n'umugore waboneje. Mugabo waboneje. Ikaze mwese mudukurikira mu biganiro bitandukanye bya buri munsi. Uyu munsi rero twakoze urugendo i Nyabihu turi kumwe n'abavandimwe. Mu by'ukuri twagendanye muri no rugendo. Uyu munsi rero tukaba tubonye umugabo udasanzwe. Ibi meze fresh? Ibintu ni fresh cyane. Muvunyi umeze neza? Ibintu ni wane. Ni wane. Angaha havuturutse ijambo wane. Ni waneza? Rwose umeze fresh kutishimye mwana. Kabisa. Nta kibazo mfite. Rwose. Salvador, wabuze yuko iyi quartier ya Nyabihu ni wabo amaslenge. Niyo hano hari amaslenge mu gihugu hose yavuye, sibyo? Uyu mugabo rero nawe twabonye ari umuntu ushimije uzi kuganira. Turavuga tureka tumuganirize abanze agira ibyo mbese agaragaza ibyishimo afite ukuntu yimereye. Yaje kumenya naje ukabuta makuru ngo ari we mucomo wa mbere nimero ya mbere hanga muri. Niwe wigishije inyogoye gucoma burusheti nibyo? Ntabwo ari ukubesha. Nukuri. Inda ni igisambi orishaka. Inda ni igisambi. Inda ni igisambo. Reka turiho turufite inyuma. Aya ni amasahani tujya turiraho imyaka. Uri mu kazi. Ni kose. Banakarangije. Burashete zimeze bye. Nukuzicoma bye. Kabahere zimeze ukuntu. Zimeze fresh. Zitandukanye ukuntu kubonanye. Ariko akamishaka mukagura ngahe? 300 yonyine. Yamvita amatsiko. Ko numva muzire mwigana inyogoye niko musanzwe muvuga cyangwa se mwabonye inyogoye babiganye nuko ari twabara abandi bose ubabaze. Tubabaze ikiza. Uko bavuga. Niko bavuga se bose? Bose. Nyabihu niko mwivugira? Ewe gawe wababaza. Hanyuma se mbwiza ukuri. Inyogoye bwa mbere ujye kumwigisha gucoma. Akiza mu gikoni bwa mbere kuko yakigusanzemo. Wamubonaga nk'umuntu umeze gute? Inyogoye ni umuntu wahoze ari umukurajeri afite stamina nuko akazi kose. Stamina ni iki? Stamina? Ubwo nukuvuga ni courage. Twe ndiko tubyita. Niko inani ko babyita. Hano mukunda gucoma cyane, ngo mukunda gucomaga cyane intama. Intama nazo turazijyaga hano haragura ibyokezo birahari byinshi. Ari intama n'ihene n'iki mukunda gucomaga? Nukuvuga hano mu centre byose bari benzi intama ihene. Benzi ngo nangaye? Benzi ngo nangaye? Kiro kigura 2,000. Yamaye. Hano kwa Nyirabugusa. Nese ko ikiro cy'benzi ko kigura 2 inzi migende bigura nkanga. Benzi. Ziratandukanye. Umva mugabo, mbere ko tuninjira mu kiganiro cyacu neza. Ubundi witwa nde? Waretse akabaza. Jewe banyita Gapira.
witwaga Gapira nicyo zina rizwi. Gapi ibenzi zitandukanye gute? Dutandukanyiriza ibenzi twumve. Ibenzi ni ingurube. Waratubwiye ngo ziratandukanye, turakubajije ngo zitandukanye ku biciro. ese ni biro n'ingano Ibyo wambwira. hanyuma Gapi usibye Gapira uzwiho ina amazina yawe nyakuri ninde? Ni Uwiduhaye Patrick. Ndetse Gapira ryavuye Patrick. Ni izina ry'abataramu baba mu muhanda. nawe wabaye mu muhanda cyangwa no Ewe gawe nigo nakuriye. niko wakuriyemo Waje kuvamo se cyangwa uracyawurimo? N'ubu nkigenda neza. ese uyu umuntu umusanzwe uri kuvuga ngo mu muhanda urumva atari ikibazo Ne muri koransi. Gushaka imbabi imana. Ngani muri nyi? Muri koransi. Koransi ni? Kuri koransi mu muhanda dushaka imbabi. mu muhanda ese bita muri koransi akavuga sirenge ngo barimo murashaka iki Imbabi. Imbabi ni inyizi. Amafaranga. uri gushaka imbabi Abari imbabi. Incence. Tuzihiga tuzizana. ese uri umusore Mfite umugore n'abana batanu. n'abana bangahe Batanu ndagatebeza ikote ndakarara mu jerekani. Ngwiki? Cyo mfite umugore n'abana Urakagira iki? batanu. Ndagatebeza ikote ndakarara mu jerekani. ubujerekani wararamo bigakunda Neza cyane. Warabigerageje se? Kwereka baguha injenje incence. urarana mu njerekani Injenje ni inyise Gapi. Amafaranga. Amafaranga. n'amafaranga cyane abantu binangaha None wabaho gute nta njenje? Umugore wataha ukamubaza iki? ariko uyu munsi wanzuri bubwira ijambo ryiza Ewe kajenje dore amafaranga. isa amafaranga turaguha nande Bagiye kumva izindi njenje mana yanjye. Dore muri guseka kandi njenje nazitsindi. Ayikawi. none se mbwira inyogo yawe ni iyihe Inyogo yanje. Mbaga mu kijerekani. Uba mu ijerekani? Ndagapfusha ruko. Wowe uba mu ijerekani? Neza. Nese ubamo gute mu ijerekani Gapi? Mu ijerekani. Ukaba w'icyazo kagiyera ukaba w'icyazo niko igira hino Reba hano muri kamera, muri kamera Tubwire uba mu ijerekani gute? Jewe ijerekani niyo nemeraga iyo ngiye kuzana amasi ntangiye kubaga itungo. Ese Gapi unywa inzoga? Ninje wa mbere. unywa inzoga Neza rwose. umugabo witwa Yakuramuzi Witwa Yaka. Yaka ndamuzi nawe ni umusinzi. Genda aramubonye ari kumwe na Esani boy. Namubonye n'ubu ngubu. umugabo yarakoje nkundiye inzoga Inzoga nkundaga ni Musanze. urayinywa Ndayinywa pe. Gapi kuvuze ngo Yaka ni umusinzi, wagira ngo nawe uri umusinzi. Nawe yaguye. Nyine nawe uri umusinzi. Jewe ndazinywaga ntago nagwa ku manywa. ugwa ninjoro Ngwa nijoro. Ese uri umusinzi utagwa? Nijoro saa 5 bagiye bose. Ese gucucunga bagiye ukabona kugwa? Buno ntago nahirimo. kayobowe Agaki? uyu bamwita majoro stapusini ariko abagabo binanga mwaza mukunda agacupa cyane muri kiriya gikamera muragakundaga wewe buriya ugiye kuvuga ibintu bidahuye buriya ntabwo gukunda icupa bivuga ko ibintu bigiye mu buryo butari bwo Bira byose bakwita amazina yawe. amazina nyakuri ndamanza mvuga yayandi Ayahese yavuga nyine tuyumve. nyirumurasire taci nyiricyazo mbo noneho ubu kubera turi mu gitumbi ko ewe we umuriro gurugushira Ndetse ayo mazina asobanuye iki? Cyazo ayo mazina asobanuye iki? ayo mazina icyazo ese nawe ntabwo uri kureba koraho nawe utacinge uziko wagira ngo ni kuri jado neza umanure hasi ufite uruhara nk'urwa muvunyi yewe we na bwa bwanwa ni nk'ubwa kabonero uzi ko kayobowe kuramo turebe kuramoga Ese Cyazo ubundi iryo Cyazo urimaranye igihe kingana gute? iri cyazo se
iri cyazo narigize mfite imyaka 18 n'igice. Ese iri cyazo hari ikintu ryaba rikumariye muri ubu buzima bwawe ubaye hari gufasha nk'iki? None se ubuka nkubaza ikibazo urambaza nkubaze dutahanye ubukwe ninde baye intebe mbere Ni wowe? banavuga bati bari abana mwe mubegejeyo nyiri cyaza manze yicare Kubera ubukuru. ariko ni cyane wagitonze wakibonye citaho buri minsi 3 ndiyogoshesha. ese kuki bakwise mirasire bundi Imirasire nose singiye gucanira abaturage wacanira gute se ndafata ubwankwa nshomeke ku ruhara ubundi macanire. none wacanira Ese taci ryo ryavuye. Taci buriya size ngo amahirwe ugafata mwuru ruhara mu murasire cyangwa itaci ugatangira gutacinga. Ese iyo ni taci? Ni taci nyine ushobora kunzanjana ubwenge bwinshi Ufite taci ku mutwe wawe ukamenya ibiri kuba mu isi none y'abantu. se icyazo ukora iki hano muri Nyabihu? Kora iki? Akazi ukora Jewe nisumaga imizigo y'ibirayi. kwisuma no kugira N'ubu iki? simvuye gupakira ibirayi. Uterura imizigo Nta mufuka wananira. nese ubizi sawa wabaki ubashara Wewe ubwo nizi sawa wowe n'ubuzima mbwira Umva. z'ibiro 200 yuzura ni ukuvuga umufuka wananira wenda 210 cyangwa na 10 wenda na kimwe guco kuzamura uyu mugabo ugagaze imbere ngo niwe wigishije isa new boy nyogwe ngo gucoma nibyo azi gucomaga kubundi ibibazo mutangiye kumvangamo by'uyu mugabo ni umugabo mukuru azi kwivugira ndagapfusha ruka mubimubaze ubwo muba mushaka kumvangavanga. none se mba mubaze cyazo reka mubaze akazo wona amasaha nageze bimaje gushyira mu masaha 10 gutyo nimwe ubizi sawa wagwa wa mufuka wawuterura ntawe uterura wawutera gute mbona wowe n'ubuzima nkomeye ukomeye ubigera saa 10 niba umaje gushyira mu ducupa ngatungahe sinywa inzoga unagwa nkweye nzirebaho sinzinywa nago ubonye wowe unagwa nta nanyweye reka tubaze umugabo urabona yanyoye uyu ntagwa nkwaka agira gute arasomaga hanyuma mbwira Igera hano mwegereho gato. ureba kunywa inzoga ryari ewe gawe 2012 oya bire tozimgo wowe waguzinywa ryari ni buri segonda buri segonda ese mwakwigiye ko muri kujya inyuma wigire inyuma nta turatinya niko buri segonda uba wisomera n'ubu twagukereje wagombye kuba urimo kwinywera ubu ni caka caje kiri kugurumana ariko barimo baragukubita Ufite indege mu mufuka se? bambaye n'amafaranga ariko mana Yabaretura mu barufu. ndi gutinda ndagapfusha ruka injenje ese ku munsi ushaka gukorera ngaho wikoreye imifuka y'ibirayi imifuka y'ibirayi ni nka bibiri ariko batatu injenje bibiri ngiye kubigura aya ni amafaranga bitimba hawe ibihumbi 2 dore injenje kabonero aya mafaranga murayazi bayita amayuda rwose kubera iki ni amayuda amafaranga cyangwa na amayuda cyangwa na ni amayuda kubera ni amayuda kubera iki iyo twinjiye muri filime ya Yesu dusanga hari uwagambaniye Yesu akorera aya mayuda korera amayuda ariko twe ntawe turi kugambanira nawe turiho gambanira muduhe amayuda ariko iyi noti ni inyarwanda katurebe handitseho ngo iki ayo ni amanyarwanda amafaranga ibihumbi 2 kabiri 000 n'umweru hejuru handitse ngo iki banki nkuru y'u Rwanda nayo afu Kigali soma aho ngaho ahangaha nasiyonari ofu Kigali banditse abo bambaye ntanabonye uko banditse handitseho ngo iki wowe gabanze nawe kanyasuma handitseho banki gasanza ya nkuru y'u Rwanda hindura inyuma hindura inyuma banki iri inyuma ngo ni inyuma handitseho nta nashobora kubisoma ndagatorama gerageza ndi kubona Rwanda uri kubona Rwanda gusa rwose kandi imbere yabanje ngo iki tambisi ntago mbizi ibi bintu Muvu nasubiza inyuma wumve uko soma hano handitse ngo banki iki? Subiza inyuma ho gato.
handitse banke hano handitse banki nkuru y'u Rwanda. okay ariko inyuma birananiranye Ntabwo ayo mafaranga nangahe cyaza dusome umuntu ntandayijana ni yawe ahubwo yanje nayibitse rwose ambo nationale banki ofu Rwanda 500 abana batatu twagiye bari kuri iki kuri ajya ibintu byanduza ni mashini cyangwa ni bya laptop mba none twamanutse hano ambo VO best 500 subiramo mba 500 cyazo n'agapira reka mbibarize minisitiri w'intebe mu Rwanda muramuzi minisitiri w'intebe mu Rwanda onzi n'uw'inganda n'ubucuruzi n'ingomero gapira uramuzi minisitiri w'intebe w'u Rwanda Minisitiri w'intebe w'u Rwanda ewewe ariko menya ntuye mu Burundi hari ntawuzi ndamuvuga da ninde nyine uhita ubona amafaranga reba izo njenje mana we n'umuvuga wikopera Minisitiri mwigire hino tuganire cyazo igira hino tuganire wa undi wazanye njenje reba hano mureba hano tuganire mwigire hino tuganire bari arimo abaza rimwe ashaka bagukopeza reka baya nabo ni ibibazo kubimenya nabo amafaranga gapira ikizami cyose uzajya usubiza hano ni amafaranga mubimenye wabyumva cyazo nabyumvisha nyir'umurasire ndabisubiza ninde ni amafaranga ukorera wameze tukamuvuga cyangwa abanje gutsinda minisitiri kaboneka banza neza oya turavuga ubu ewe kubatondeka kurango ngumva ko nkurikirana ubuyobozi bwa government habanje ndereba bo akurikira perezida ni yabo muremyi noneho mu rukumbaza ndamuyobewe gerageza nawe gerageza bareka je mfate ku mahikwi geza ku mahirwe izi njaja murazifasha cyane ewe gawe nyine minisitiri w'intebe ariko si ubwo twaba dutuye mu Rwanda tumuyobewe nawe abaturage nta nubwo hari batuye mu isi sha nkaho uvuye no kwiga nta nubwo uba wavuze wenda nkagukope bari kubera umagira hino mwimarize amafaranga yarabananiye dukomeze kugira ikibazo ukomeza ku kibazo umagabaze cyo kubabaza umva gatoya tubabaze ni ukuvuga ngo papa wa Paul ariko jewe ntabwo mwari mwakarangiza na linki babwira ndi kubaza na yakunaniye bamubwire papa wa Paul afite abana batatu urabyumva ni ikibazo cyari cyarangira yego nuvuga ngo papa wa Paul afite abana batatu umwana wa mbere yitwa ku wa mbere umwana wa kabiri yitwa ku wa kabiri umwana wa gatatu yitwa nde umwana wa gatatu kuwa gatatu mugira bwangu nyine tane gatare ntabwo twari twabyumvikanaho nakubwiye ngo papa wa Paul afite abana batatu papa wa Paul afite abana batatu umwana wa mbere yitwa ku wa mbere uwa kabiri yitwa ku wa kabiri uwa gatatu yitwa nde kuwa gatatu icyo wakishe nese niba nabwira ko ari papa wande wa Paul ni ikipe y'abane Paul ntabwo ari umwana we Paul se wa gatatu Paul ni wa gatatu none uwo mwana utuvuga ko ari wa kanesi tubigusobanurire umva ngusobanurire nakubwiye papa wa Paul afite abana papa urimo uratuvangira gatoya jya ku ruhande papa Paul afite abana batatu ni mu gikorwa uragira inyuma gato ushobora gutsinda icyo twakirenze ko twamaje kugisubiza turimo turagusobanurira numbaze ikindi bakubwiye ngo papa wa Paul afite abana batatu ni papa wande papa wa Paul ubwo Paul ni umwana we bavanga afite abana batatu uwa mbere ni ku wa mbere uwa kabiri ni ku wa kabiri uwa gatatu ni nde ni Paul nyine watsinzwe ngiye kukubaza mbaza ngiye kukubaza ndaregeye iyo umuntu avuze ngo Mise Spoke niye ministeri Mise Spoke depo y'ibirayi
Niki? Mije Spoke ni ministeri ishinzwe iki? Katira bica kinyarwanda kundu kiragaruka n'iki Faransa. Gapira aragisubiza. Baza Gapira. Gapira icyo kimbaze mpita ngisubiza Gapira bageze mu cy'ubwenge ariko n'ibibazo ntabwo uri kubibaza ngo mbisubize uragira hino. Bakubwiye ngo Mije Spoke ni ministeri ishinzwe iki? Wiringi. Zani rugunge kandi ongera unsubirire Ndimo ndakubaza. Mije Spoke. Mije Spoke ni imwe muri ministeri dufite hano mu Rwanda. Mije Spoke ni ministeri y'iki? Amafaranga. ntawatura kugurira ngo icyo kibazo gisubizo ntashobora no kubivuga ntabyavamo. none se minijiste yo ni ministeri ikora iki? minijiste ntamenya icyo ikora. Jisite Ravance Foferi Gudu ayimugoyingi Gahoromani kabonero. Okay, mugiye kuganira mu cyongereza. Okay, mugiye kuganira n'uyu mugabo. Mu cyongereza bitsinda tutatwigendera. Utsinda Amafaranga. Nayo ugufasha baranyikoma. Baba witonze. Nayo ukoma baranyi. Usize umupira hasi. Vanga. abagiye ku ruhande gatoya Manze ni nkuru gongera sakara nje. Isugo n'urwunge. Nugunge. Mwakamitsingira umusirimu. Kabone none se kutigira imbere ngo dusubize ibibazo tukubita amafaranga twikomereza. Tugiye ku ruhande rw'icyongereza. Yacitse intege. Oya mu cyo mugani Umetoka wapi? Kiswahili. Mimi natoka Gisenyi. Gisenyi. cyo ni Giswahili. Icyongereza. Avuga icyongereza. Wambwira n'icyongereza nkakivuga. Mugoyingi. I'm going speaking Musubize neza rwose. English. Ayimugoyingi. Guriro hafi ya leta. Sekondi nacyo. Go come on. Basi mubwira icyongereza interuro imwe. Bo. Sicyongereza agapira ndaki. Ntagishobora wa mugabo. Gapi akakanyu we na president. Eh. Wamubwira icyo wamusaba. Ewe gawe nahita mubwira ibyifuzo byanje byose kugeza ku ndunduru. Mugombwe mva rero musasi. Ndumva njyewe naje ndagenda nkandagiye neza. Ni fieri ryanjye. Icyo ni cyifuzo. Ni icyifuzo kuko ntago namubwira ngo mpindege ntashobora kuyitwara. Namwaka moto. Nico cyifuzo cyane. Nukuvuga ngo Gapira. Yola. Gapira. Nukuvuga ngo aramutse abwira ati nsaba icyo ushaka cyose. Ndahita nkiguha. Nukuvuga ngo uhuye na His Excellency uhuye na President w'u Rwanda Paul Kagame. Arabwira ati wowe nsaba icyo ushaka cyose. Icyo ushaka cyose ndahita nkiguha. Wamusaba iki? Namusaba Amadovize. Wamusaba? Amadovize. Amadovize. Amanyarwanda. Nukuvuga ngo uhita umwisabira amafaranga. None. Angahe nibura? Amafaranga gampaza njyewe mpaka mpfuye. Namusaba ubundi ampaye miliyoni 20 najaniza kanaje kwifuza. Ntabwo kwifuza. Aha, Cyazo. Nawe reka tukubaze. Ugaza kuri nyiri umurasire. Uranyitaje rero. Kimbaze. Aka kanya uramutse ukubita na President w'u Rwanda Paul Kagame. N'icyo umva wamusaba? Ikintu namusaba ni ugucanira abaturage umuriro hose. Kandi ndabuhari. Habagiga umuriro wabuze. None se turi mu mbeho. Ubu size umuriro wabuze. Ubu sinzi aho baracaginga. Je namusaba kugira ngo ateteshe abaturage nk'uko duteteshe. Okay, cyane. Ahanga turi ni mu ntara yihe? Intara y'amajyaruguru. Intara y'amajyaruguru. Aha. Nta muntu ushaka ko peza. Ahanga muri Nyabihu turi mu ntara y'amajyaruguru. Y'Iburengerazuba. Iburengerazuba. Umuyobozi w'intara y'Iburengerazuba yitwa nde? Iburengerazuba. Mujyanama Jideo. Aha. Cyazo, uyu munsi ushobora kunywa uducupa tungahe ku munsi? Tungahe?
siri rimwe mfite se uri kubona hari abiri mfite ese nibwo ugitangira cyangwa ubwo uri kumbaza ikibazo uri kubona ari rimwe mfashe nibwo ugitangira se cyangwa wahoze urimo ugasoma ntaho nahoze niri ngiri ubu nibwo utahiye ubu ngubu mbese ngiye igorora si muri bya bibiri mu mpaye cyazo ufite imyaka ingahe imyaka ingahe mbo navutse hariya mukwaba mamondo hariya hepfo hari heza amasaka gatukurije uki bari imyaka yawe mfite kamwe kabiri gatatu kane gatanu kubara iminsi y'ubusore ukagerekaho n'iminsi y'ubugabo ugateranya ugasanga ufite 36 ufite imyaka 36 uzi ufite abana bangahe ewe we naraboneje nako n'umugore waboneje nta mugabo waboneje nyine ufite bangahe ni ikipe ya bane turi uwa bane mu rugo turi uwa bane muri uwa bane reka nawe gapira igira imbere gatoya gahari ndimo neza gahunda yo kuboneza urubyaro uyumva gute wowe ko njyewe mfite uruhinjara mfite uruhinja neza iyo rwose basobanuye gahunda yo kuboneza urubyaro uyumva gute gahunda yo kuboneza urubyaro ni sawa ariko mfite uruhinja kubera ko jina by'abahungu nari ngeneye n'umukobwa ufite abana bangahe bane bese none se kuba by'abahungu wari ukeneye n'umukobwa wumva itandukaniro riri hagati y'umuhungu n'umukobwa ririhe ubu bose mbonaga ari kimwe ubona bose ari kimwe ubwo umuntu ufite abakobwa gusa wambwiye ngo nakomeze ashakishe n'umuhungu cyangwa bose ni kimwe ashaka yaparika rwose wumva uzarekera kubyara ugeze abana bangahe nararangije wararangije neza cyane ngira ngo n'abaturage twari turimo tuganira ahangaha mu karere ka Nyabihu ahandi bakunda kuvuga ngo ni inyogoye twari tuzi yuko ari we ukunda kuvuga gutyo gusa ariko twumvise abaturage hafi ya bose bahangaha inyogo yabo ihora ari imwe imvugo yabo ihora ari imwe gapi tugushimire cyane wakoze cyane no kutuburusha tubaduhaye turagushimira zari ziryoshye cyane turashimira cyane na Tyazo cyangwa se Nyirumurasire nawe yadufashije cyane kugira ngo tubashe kuganira ahangaha ni Iris TV ni Muvunyi TV cyangwa se AB kuri Good News turabashimiye cyane.